Ingaruka zo kudakora imibonano ku bagabo. Ku niyo topic yanjye nabateguriye uno munsi. Hari n'igihe nigeze kubyigisha ariko hari ababa batarabikurikiye, hari ababa batarabyumvise, batarabibonye. Niyo mpamvu mpora kenshi ingaruka mu nyigisho zanjye. Ntimuzagire ngo no gukunda kurambirana, ariko mba ngira ngo byibuze abantu bige. Ubu n'ubushakashatsi nakoze nkurikije ibitabo by'abahanga. Ikindi n'ubwenge Imana impa rwose, ibyo ntabwo natinya kubivuga, bwitwa wisdom bw'Imana. N'abari abahanga niyo iba yarabubahaye. Ingaruka rero iya mbere, ndabashuhuje shalom shalom bakunzi bacu, bakunzi ba Isanamitima. Ndabakiriye tubane muri studio za Isanamitima. Ni Mama Queen wanyu rero nkuko bisanzwe. Ku batanzi ngira ngo izina munziho ni Mama Queen. Wakeneye irindi zina ryanjye yarimbaza mu gikari nta kibazo, ariko nkunda kwivuga inshuro nyinshi. Rero iki gitondo hano iwacu mu Rwanda ndashima Imana yuko Imana ikidutije ubuzima, ni kubw'ubuntu bwayo. Munyemerere rero mbere yo kujya kure tubanze twubahe Imana, duce bugufi tuyishime kubw'ibyo. Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, turagushimye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro kuko tugihumeka umwuka w'abazima, tutari kuri oxygen nyakubahwa. Umwuka waturemanye, icyubahiro n'ikintu cyawe. Data wa twese wo mu ijuru, duciye bugufi dutegereje umwuka wawe wera amanuke aganze imitima yacu, aganze ubwenge bwacu, kugira ngo izi nyigisho z'umuryango zikomeze gukora icyo umugambi wawe wagambiriye ku bugingo no ku buzima bw'ingo nyinshi n'imiryango myinshi ku isi yose, ndetse no ku mitima ya benshi nyakubahwa, babona igisubizo kigukomokaho. Urakoze, turagushimiye kandi turakwizeye muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha bakunzi bacu, Imana ibagire neza aho mudukurikirana muri ku isi yose. Turababona muri comment, turababona muri subscribe, turababona muri likes. Muri kumwe natwe kandi muradushyigikiye pe. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha. Rero uyu munsi mbere yuko ntangira topic yanjye, ndumva shaka gushima Imana kubwo abantu bakomeje kunyandikira bambwira ko inyigisho za Isanamitima zabagiriye akamaro. Reka mbasomere message imwe yanejeje, usibye ko ari message nyinshi mba mfite ubutumwa bwinshi pe. Yaranyandikiye, siri buvuga izina rye ariko ni ubuhamya of course. Ndabashimira kubw'inama nziza mutanga. Uyu munsi nibwo nasuye urubuga rwanyu, najyaga nibeshya ko ndi umugore mwiza, ariko nabonye ko ndi mubi cyane, ndi ingare mu rwego rwo hejuru. Byambereye isomo, mpita nsaba umugabo wanjye imbabazi, turiyunga, ibibazo twari dufitanye birangira ubwo. Imana ibahe umugisha, amen. Natwe turagushimiye mukunzi wacu, ni ukuri. Nanjye ndagushimiye mugore mwiza, Imana iguhe umugisha kubwo kumvira inyigisho za Isanamitima Imana itunyuzamo, kubwo kumvira Imana ugaca bugufi, ukinira, ukimenya, hanyuma ugasaba umugabo imbabazi, urugo rwanyu rukabaho. Ibi biranezeza cyane, ariko birashimisha, bisubizamo intege, menya ko ntaruhira ubusa.
niyo haba hari umuryango umwe gusa usubiranye ku bw'izi nyigisho, umutima wanjye urishima ukanezerwa kuko nanga divorce n'igisa nacyo. Kandi narabwiye nti ngo ntabwo zisenywa n'ibintu byinshi. Hari indi message nayo, ni message ebyiri ngiye kubasomera, ni nyinshi ntabwo nazisoma ngo nzisoze. Yaranyandikiye arambwira ati mama kwi, nukuri Imana iguha umugisha, jewe nashatse ndi muto cyane, mfite imyaka mike, nta muntu wigeze anyigisha, izi nyigisho zawe ni ubwa mbere nzumvise, ariko zangiriye umumaro, ndagushimira kuko najyaga ngira akantu gato ntumvikanyeho n'umugabo, nkamukanira nkamwima umubiri we nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, kubera gutamenya, kubera kutigishwa, tugahora nta mahoro dufite mu rugo. Ariko ntangiriye kumva inyigisho zawe, izo ngeso zose, tutuntu two kwirakaza, tutuntu two kwivumbura, tutuntu two gukanira umugabo mu buriri, narabyihanye ku buryo asigaye ambaza ati ninde wakwigishije ubwenge. Atariko naje kumubwiza ukuri, ndamubwira ngo burya ntabwo nabikoraga mbizi, ntabyo nari nzi, ntabwo byari kukubabaza, ariko nari mfite ubujiji muri byo, nari mfite ubutamenya muri byo, ariko nabonye inyigisho z'umubyeyi nizo zampinduye. Ubu urugo rwacu rumeze neza, ruri amahoro rwose. Ye ni ukuri, mbega ibintu binejeje. Message ni nyinshi ntabwo nazisoma zose, murazibona muri comment, abantu banshimira, bakomeza kunshimira, ariko nanjye nkomeza gushimira Imana kuko niyo inkoresha kugira ngo imiryango ibeho. Yego, karakanyuzemo bwari ubuhamya, ibi nabyo ni ngombwa. Rero uyu munsi reka mbagerere kuri topic yanjye y'uno munsi, ne kubisha amatsiko cyane. Iravuga ngo ingaruka zo kudakora imibonano ku bagabo. Niyo topic yanjye nabateguriye uno munsi. Hari n'igihe nigeze kubyigisha, ariko hari ababa batarabikurikiye, hari ababa batarabyumvise, batarabibonye. Niyo mpamvu mpora kenshi ngaruka mu nyigisho zanjye. Ntuzagire ngo no gukunda kurambirana, ariko mba ngira ngo byibuze abantu bige. Ubu ni ubushakashatsi nakoze nkurikije ibitabo by'abahanga. Ikindi ni ubwenge Imana impa rwose, ibyo ntabwo natinya kubivuga, bwitwa wisdom bw'Imana. N'abari abahanga niyo iba yarabubahaye. Ingaruka rero iya mbere ni ukubura ibyishimo, kwigunga no guceceka. Umugabo rwose utabona imibonano cyangwa udakora icyo gikorwa mu rugo rwe, ahorana ibyishimo bike rwose, hafi ya ntabyo, akadevelopa guceceka. Guceceka ntavuge. N'umugore yamubaza ati se wabaye iki, akakubwira ngo nta kibazo. Murabizi, ukabona umuntu arababaye, yararakaye, yariguze, ntashaka kuvuga. Wamubaza ikintu akagusubiza icyo umubajije, ntashaka ko muganira, agakupa communication, bikagucanga. Nubona icyo kimenyetso uzamenye ko mu buriri bitagenze neza, cyangwa umugabo wawe afite icyabura, cyangwa ufite ukuntu utitwara neza mu rugo kuri icyo gikorwa. Yego. Benshi bajya babimbaza ati umugabo ararakaye, umugabo ntashaka kuvuga, ati kandi ntanamubaza, atakambwira ngo nta kibazo. Ntabwo ashobora kugira icyo akubwira kuko ababona utazi ibyo urimo. Icya kabiri
ni complex cyangwa ipfunwe no kwiburira icyizere. Umugabo rwose udakora icyo gikorwa neza uko bikwiriye, uko bigomba mu munezero w'abashakanye, ahorana ipfunwe mu bandi aba yumva atari umugabo, aba yumva atuzuye, aba yumva atujuje ibyangombwa by'abagabo, aba yumva hari icyo abura, kandi koko abakibura rwose, kuko uko Imana yabiremye siko biba birimo kugenda. Ubwo rero ni ibintu naturale byikora, ntabwo ari ubyigira, yisanga ariko ameze, kandi akiburira icyizere pe, akumva nta confidence afite mu bandi bagabo, aho agenda, aho akora, mu bintu byose arimo. Nihute. Icya gatatu, kuzinukwa urugo agashaka ibimuhuza. Murabizi ibi bintu mvuga, murabizi. Igituma ari ukuri, hari igihe kenshi mvuga ku bagabo, nta mugabo ndabona umpakanya ngo avuga ati mama Queen ibyo tuvugaho si byo uratubeshyera. Ahubwo benshi baza bambaza ngo watwigiye he, ese wabanje kuba umugabo hanyuma uba umugore? Kuzinuka urugo, benshi bashaka hobbies zibahuza hanze, agataha mu gicuku. Abo ni abatanywa inzoga, abanywa inzoga barara mu kabari. Abandi bagana iya siporo, bagakora siporo zimeze nk'ibisazi, zirabunomo kugira ngo zibibagize. Abasenga bahungira mu rusengero, bakajya mu masengesho atarangira, bakajya mu maveyi, niba amaveyi akibaho simbizi. Ugasanga nawe yaradepurimye, yitwa ngo arasenga, kandi mu by'ukuri ari ugushaka aho yihishe. Yego. Icya kane, kwibagirwa. Umugabo udakora icyo gikorwa neza uko bikwiriye, usanga ari forgetful, akunda kwibagirwa pe, akarwara indwara yo kwibagirwa, ntiyibuke ikintu na kimwe, akaba yavanga ibintu, akaba yabivanga. Narababwiye ngo niyo ari umuganga ashobora kwibagirwa kuvura abarwayi kandi bari muri urgence, ashobora kunanirwa no kujya ku izamu. Narababwiye ngo ashobora no kugenda akajya muri ICU, hari abashyira indembe, akibagirwa agacomora ibyo yari agiye gucomeka. Ngira ngo ibyo murabyumva muri bakuru. Ibi ni ibintu bigira ingaruka z'ubuzima zikomeye. Ahangaha nongereho ko ahorana umunabi, umushiha, kubera ko nyine nta mahoro aba afite. Narababwiye ngo niyo ari directeur w'ishuri, mwihangane, hano dutuye hafi y'ikibuga cy'indege, impundu ibisakuza ntimugire ngo nitwe. Narababwiye ngo niyo ari directeur w'ishuri w'ikigo, uwo munsi abanyeshuri baba bagize ibyago. Narababwiye ngo n'inkoko n'umwana wo mu rugo nta mahoro ari bugire, ntabwo ari bumwishimire pe. Yego aramukunda n'uwe, ariko ntabwo ari bumwishimire, kubera ko nta mahoro na make afite muri we. N'abaganga usanga bavuga nabi, ugasanga afite umushiha, kandi mu mategeko ya muganga kuvuga nabi ntibibamo rwose. N'ibindi n'ahandi, no muri za minisiteri, no mu bucuruzi, usanga umuntu abwira nabi abakiriya kandi aribo bamuzanye ku kazi. Ibi ndabirenze. Icya gatanu aricyo cya nyuma mu byo nabateguriye, ariko by'ingenzi cyane, ni indwara, kudevelopa indwara.
indwara kandi ziri chronique. Kubera iki? Kubera ko umubiri we wabaye nk'amazi ari stagnant, adatemba. Narabwiye ngo ibisohoka ibigomba gusohoka ntibisohoka, n'ibigomba kwinjira ntibyinjira. Narabwiye ni nko kurya ntugiye mu bwiherero. Umubiri niko Imana yawuremye, hari ibigomba kuwusohokamo, bigomba gusohoka, hari n'ibigomba kwinjira biri fresh. Ibyo rero bigomba gusohoka iyo bidasohotse bijya ahantu bigatera indwara. Abagabo barwaye prostate kenshi nibo bazikura. Kenshi imigongo. Ibi mbivuga n'abagore bafite ingaruka nazo nzazigisha ukwazo, nabo bibagiraho ingaruka mu buryo bugaragara n'ubutagaragara, mu buryo ushaka kumva n'uburyo udashaka kumva, mu buryo ushaka kumva feelings no mu buryo utazumva. Rero usibye na prostate na kanseri ku bagabo n'izindi ndwara z'imitsi, pressure, stroke. Benshi iyo bagiye kwa muganga, muganga aramusuzuma akamubaza ati se nta mugore ugira, ntabwo urashaka. Abenshi b'abasaza bakamubwira ati umugore ndamufite, none kuki urwaye indwara zijyanye no kudakora imibonano kandi ufite umugore? Akamwaturira akabimubwira, undi akamukansonera akamubwira rero ugenda ushaka hanze nk'umuti. Bibiliya iravuga ngo ubwo kwirinda gusambana buri mugabo wese agira uwe mugore. Ariko kubera ikibazo cy'abagore bamwe b'abapfapfa bafungira abagabo umuriro n'amazi, bakabatera no kuba batekereza kujya hanze, nababwiye ngo mu bibahuza bashaka bibahuza bibagize urugo, n'ubusambanyi babujyamo, abadatinya Imana. Hari n'abatabijyamo kubera ko ari ubusambanyi, akabijyamo gusa agiye kwivura, cyangwa ugasanga barakorana na ba bakozi bo mu rugo, ntimubizi se, kugira ngo yivure gusa. Ibi bintu rero mu by'ukuri birababaje, nubwo mubona nseka, birababaje. Ariko nanone sinarira. Usibye no gusenya urugo bifite ingaruka ku buzima bw'umuntu bwite, kuko niko Imana yabiremye. Iyo bitagenze uko Imana yabiremye, iyo bidakozwe uko Imana yabiremye, iyo bidakoze uburyo buri nacyo, bigira zino ngaruka zose. Rero ibi mbivuga abagore banyumva, mwataye inshingano mwisubireho, mwitera abagabo banyu stress. Wajya kubibona bikakuyobera, wajya kubibona bikagucanga, ariko niba wumvise ibi bintu mvuze uko ari bitanu, ukabibona ku mugabo wawe, ntutekereze ikindi, ntushakira ahandi, ni wowe nyirabayazana. Kandi noneho ibingibi bizinura n'umugabo akakuzinuka, uko bigenda bikuragira akakuzinuka, ku buryo mushobora no kurana mu gitanda akakuyorera, agafata ishuka ye, akagufata nk'umwanzi we witeka ryose, kuko ababona uri umwicanyi, ababona ubonye n'umuhoro wamutema, ababona ubonye n'uburozi wabo umuha. Benshi banga kurya mu rugo bakarya hanze, akavuga ati uriya mwicanyi wanyishe gutya, ejo atazanandogera mu biryo, akanyica burundu, kuko n'ubundi yarandangije. Mvuga iki ndeka iki? Reka nsoreze hano. Ubwira abumva ntavunika,
hari abantu b'abagore b'ubwenge barimo kunyumva, hari abandi batigeze babona zino nyigisho, atari uko yarabyanze, atari uko yaragamije gusenya urugo rwe. Abo bantu aribo banyandikira buri munsi. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibashoboze kumvira no kumva no guhinduka. Imana ibagire neza bakunzi bacu. Ndimo gusoza mbabwira ngo shalom shalom, Imana ibaha umugisha. Turi kumwe, inyigisho zanjye nakagaruka. Murakoze cyane.